Ubuyobozi bw'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi mu Rwanda hamwe na banki y'abaturage bakoze inama kuri uyu wa kane, bemeranywa ko nta Mudivantiste umunsi wa karindwi uzajya utanga amaturo na kimwe mu 10 mu noti cyangwa ibiceri. Umuntu wese ufite telefone igezweho smartphone azajya ashyiramo ikoranabuhanga application ya MoPay, ayifungura imwereke uburyo yakura amafaranga ye kuri konti afite muri banki cyangwa kuri mobile money, ahite atanga ituro na kimwe mu 10 mu rusengero rwe rw'Abadivantisiti umunsi wa karindwi. Hari n'uburyo budakenera internet bwitwa USSD uzakoreshwa n'umuntu ufite telefone iyo ari yo yose yabigezweho cyangwa isanzwe, agakanda akanyenyeri 517 urwego maze akagenda akurikiza ibyo asabwa. Buri rusengero rw'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi mu Rwanda rusabwa kugira konti muri banki y'abaturage ndetse no kwigisha cyangwa kugaragariza abayoboke baza kurusengeramo uburyo bazajya batanga amaturo, byose kandi bikaba bikorwa nta kiguzi gisabwe cyo guhererekanya amafaranga. Umuyobozi ushinzwe ubucuruzi muri banki y'abaturage Xavier Mugisha Shema avuga ko ubu buryo bwo gutura hakoreshejwe ikoranabuhanga ari ugushyigikira gahunda ya leta yo guteza imbere imyishyurire irinda umuntu gukora ku mafaranga. Bizafasha cyane mu rwego nyine rwo kwakira amaturo ndetse n'icya 10. Ibi rero bikaba ari mu rwego ngira ngo ndashimira ubuyobozi bw'itorero ry'Abadivantisite kuba baratekereje igikorwa muri gifata nko gushyigikira gahunda ya leta ya cashless cyangwa se byaba kwishyura cyangwa gukora transactions arizo zose hadakoreshejwe amafaranga ahubwo hakoreshejwe ikoranabuhanga. Byaba naho ngombwa tukanacyagura kikajya no mu yandi matorero. Umuyobozi w'itorero ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi mu Rwanda Pastor Byiringiro Hesron avuga ko isi cyangwa igihugu by'umwihariko bidashobora gutera imbere ngo itorero ari ryo risigara inyuma. Hari igihe tutazaba tutagikoresha na za Canada Shake, tuzakoresha za credit card akabinyuza muri iyo systeme ya technology. Hari no mu Rwanda rero twabonye yuko bikwiriye yuko ibyo ngibyo bikwiriye gukorwa, nubwo bitari byakwira no mu yandi matoro nibwira, ariko titwategereza ngo n'abandi. Ndaho ndigira mbibona muri Bibiri havuga ngo ntimukagira amajyambere. Pastor Byiringiro avuga ko gutura hifashishijwe ikoranabuhanga byiswe Church Financial Management System CFMS mu magambo ahinnye bizatuma ubuyobozi bw'Abadivantisiti bushobora kwakira za raporo z'amafaranga yinjiye mu buryo bwihuse kandi bworoshye. Ashyigikiye imikorere y'ikoranabuhanga mu buzima bwa buri munsi, aho yizeza ko rizagera no mu bindi birenze gutura nko mu bijyanye no guhaha no kwishyurana hagati y'umuntu n'undi. Umuyobozi w'Abadivantisiti umunsi wa karindwi mu Rwanda yisobanuye ku bijyanye n'ibyo Bibiliya ivuga ku mubare 666 w'inyamaswa muntu itazemerera abantu kugura cyangwa kurangura keretse babanje kuramya Satani. Yavuze ko ababihuza n'ikoranabuhanga ryo kwishyurana no guhererekanya amafaranga ngo ari abavuga ibyo bishakiye bikuye gusesengurwa niba ari ukuri cyangwa atari ukuri. Pastor Byiringiro avuga ko mu Rwanda habarurirwa abayoboke b'itorero ry'Abadivantisiti barenga 1 miliyoni n'insengero zabo zirenga 8,500. Simoka Muzinzi, Ket Radio, i Kigali.